ikintu nakuraho nicyo nahimbye. Yego. Naho gutiza umurindi byansi, gutiza umurindi documentaire si mission yanjye. Kuvuguruza si mission yanjye. Hanyuma Rusesabagina hana akavuga ati ati I will never allow my enemies to see me changing. The very time I change, I'll be pleasing them and I'm not ready to give that gift. Akavuga ati akasabutwe sha. Ati sinzigera na rimwe nereka abanzi banjye ko nahindutse. Ati ngihinduka bazahita bishima kandi sinshaka, ntabwo ndi tayari kubaha iyo gift, iyo mpano. Guhinduka kwa Rusesabagina egari guha impano abanzi be kandi ngo ntashaka kubaha iyo mpano. Ngibyo abantu bagiye bumva. Hanyuma bati bamaje kubatora rero. Dore handi ubuvugizi bwa leta bwabonye buvuga bati bagiye kudurumbanya amatora yacu. Baramubaza bati in July Rwanda is organizing a new presidential election. What do you expect? Abati to me ati kubwanjye amatora yamaze kuba. Ati mwebwe nimugira ubwoba bw'amatora umuntu atsinda kuri 98 n'ibice 79%. Mwebwe murabyimagina? Can you imagine? Ati uzi kuntu yabigeranije, yavuze ngo instead of stealing 1 kilogram, he steals the whole bag of 100 kilograms. Ati aho kwiba ikiro kimwe yiba umufuka wose wa kilo 100. Nakasa mutwe abantu banyumve impamvu, abantu bose banyumve, abankurikiye, abakunzi bacu, ntabwo ndiho kwamamaza ibi bintu, ariko harimo iki ibintu se bisohoke duceceke. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karegeya Omar Pano twongeye kubashimira kubasanga hano nanone kandi tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi mu buryo bwo gusesengura ndetse no kudufasha kumva. Ura umwarimu abarimu buriya ntimugira icyitwa ifasha myumvire. Nibyo. So rero nubundi turi kumwe na mwarimu Karegeya Omar Jean Baptiste, ntangire nkubwira nti happy birthday. Okay, Ronsa nabonye Eric we akiyita yubire. Yes, byiza ko uyu munsi nujuje imyaka 52. Yego. Si mike, ntabwo ari mikeya. Kandi imyaka ni imibare, ahubwo no kumenya ngo nayikozemo iki. Yego. Ishobora kuba mikeya mbona ko hari byinshi gifite gukora. Ishobora no kuba myinshi mbona ko iby'ingenzi nabikoze. Uko niko umuntu abaho. Yego. Hari umuntu wigeze wari wifuje ko navuga ku buzima bwanjye bwite. Nari namwemereye. Yego. Ariko none nteganya kuba nabivugaho uno munsi kuri anniversaire. Ariko ntabwo biri bukunde kuko iyi periode turimo irimo inkuru nyinshi. Harimo amatora, harimo ubushakashatsi, harimo Rwanda Classified. Nifuje ko kubijyanye n'ubuzima bwanjye nazagitegura nitonze. Yego. Mfite na documentaire ya Kajuga Robert ndi gutegura ngishyira mu mwanya. So ko ibyo kuvugaho ni byinshi kurusha, ntago nafata umwanya ngo mvuge ku buzima bwanjye. Abantu benshi babimbaza, tubanze tumenye n'impamvu. Ubuzima bwanjye bwabisomo. Hano ni isomo, hano ni amakuru, ni amasomo.
ni umuryango Umurimo. ni umurimo so nukubanza rero nkareba ngo ubuzima bwanjye nirihe somo ririmo ko abantu benshi bakunda kubyibazaho hari n'abajyaga bambwira ngo ariko wowe kuki uvuga ntiba hari n'abibaza kuri background yawe benshi Yego nyine. batayizi iyo ngiyo ntabwo bayizi nta n'uyizi ko hari imyaka narabiteguye by the way narabiteguye nubwo uyu munsi nyine ikiganiro ntari bugikore ariko ndumva narabiteguye ushize nari nabikweretse wowe nari nabiteguye nuko ariko ntabwo nabivugaho uno munsi raporo y'ibindi bihari bishyushye gusa nyine icyo abantu baba bibaza baravuga ngo kuki Karegeya avuga bugacya bukongera bugacya abandi bakavuga ati se kuki ari open kuki nta buntu buvangavanze bamwe bakavuga ati se yarezwe ate hezwe nk'abandi bantu basanzwe mu muryango usanzwe ubuzima bwanjye burimo ibyiciro byinshi mbere ya 87 bwo yari amashuri abanza na none guhera 87 ngiye segonderi iyo periode yo irazamuka ikagera muri 2000 kuva 87 kugera muri 2000 nta muntu wavuga ko asobanukiye ubuzima bwanjye nanjye ubwanjye simbusobanukiye ko buravangavanze burimo byinshi abantu benshi batapfa kwizera niyo mpamvu nzagera mbivuge kuko Matata niyo yajyaga aririmba ngo kinwa cya muzehe kinanuka arakiniha kiseme bongo ugenda ukura igihe nzagikorera ibizaba birimo bizaba biri ari ibivuga ukuri nubwo ukuri kose atari ngombwa kukuvuga nkunda kwigisha abantu ko hari kuvuga ukuri kuvugisha ukuri no kubeshya byo egari kuvuga ikinyoma ariko kuvuga ukuri no kuvugisha ukuri ntabwo ari kimwe ntabwo bisa none ukuri kose si ngombwa kukuvuga ukuri ushobora kukubika ntabwo ukuvuze ariko nanone icyo usohoye kiba ari ukuri uko ni ukuvugisha ukuri kuvuga ukuri vugisha ukuri ariko wenda ntuvuge si ngombwa kuvuga ukuri vugisha ukuri ariko si ngombwa kuvuga ukuri kose so mu buzima bwanjye rero harimo ukuri ko kuvugwa hari nuko kutavugwa hari nuko ariko nkakuvugisha ibyo nzavuga byose bizaba ari ukuri nubwo ntazavuga ukuri kose kubera ko iyo mvuze ngo iyo periode yo kuva 87 kugera muri 2000 abantu benshi ubuzima bwari abantu benshi ni periode abantu benshi utapfa kumenya ngo kanaka yabayeho ate biba bigoye tanto ibyakubayeho muri fact utapfa kubisobanura usibye kubivuga by'ukuri abandi bakimenya hari twishi cyane good hanyuma rero ubwo iyo periode nyita ubuzima budasobanutse ubwo ni hagati muri furu 87 na 2000 iyo bidasobanutse no kuvuga ngo hari abafataga uko ntari nanjye nkitwara bijijisha abandi kugera nibura muri 2000 impamvu uvuga kugera muri 2000 nuko nibura nyuma ya 2000 yari periode ntangiye gukora ubuzima bwanjye buzwi nkora muri SOS kugera 2010 icyo gihe muvuma zanjye zabaga zizwi nakazi nagiye ni ingando ni ibintu umuntu yatera imetero ariko mbere ya 2000 ntago wanarakinga ngo mbone ushobora kujibona umwaka umwe undi ukambura yego ariko nabyo nkabikomora mbere ya 87 hanyuma rero nyuma ya 2010 guhera kuri 2000 kugera nka 2015 naho ni yindi periode izwi noneho habanje ubudasobanutse haje ubuzwi noneho nyuma yaho rero nyuma ya 2015 guhera 2011 ninjiye mu itangazamakuru aho buzwi kurushaho kuko nishize hanze sibyo uwo byumvise donc hari 2000 kugera 2000 n'ubuzima budasobanutse nta numwe ubuzi n'umugore wanjye ntago yabazi akarenze 70%. Hanyuma 2000 bwari ubuzima 100% abantu babona nyuma ya 2010 rero ngeze mu itangazamakuru noneho birenze ni nk'ijana 50%, kubera ko nibyo nabaga ntekereza ndi muri SOS kuko ho hari ubuzima buri formel. Niba utangiye kwandika uburyo umunyamakuru
baravuga ngo nta munyamakuru utabogama ko kubogama kwa mbere n'ugushinga igitangazamakuru bavuga ngo iki kizavuga ku bukungu wabogamiye ku bukungu, iki ni sport wabogamye, iki ni showbiz wabogamye. So nanjye rero impamvu uvuga ngo ni hejuru y'50% mu biganiro mu nkuru nakoraga zose byahitaga byerekana n'uw'imbere muri njye, apana wa wundi wambaye ishati ugenda mu muhanda. Muri SOS barabonaga umukozi wa SOS gutya sava, ariko noneho bigeze mu itangazamakuru njyewe w'imbere nza hanze, nuko abantu bamenya birenze. So aho ni nk'50%. So ibyo nibyo umuntu azahuza muri ibyo byiciro, kandi ntabwo bizadufata umwanya. By the way, ubwo nibyo muri make niko bizaba bimeze. Ibyo ngomba kubitubwira bidasanzwe, nzaduha amasomo kabisa, nzababwira niba hari icyo bizavamo, kandi nanjye nzabyorienta ku buryo bivamo amasomo. Ubwo nkimara gutegura ikiganiro, usetwe twanze kugira 5 n'ibiri. Oya namwe muzayigira muhumure. Oya cyane ko iyi myaka rero iyo nyirebye rimwe na rimwe n'abavuga bati uravuga ndavuga si ubushire nabwiye ngo ntabwo 52 ntabwo abakindutse pe. Gupfa birasanzwe, ariko gukinduka byo bifite definition. Hari imyaka hari iby'ubusizi. Nge ntabwo kuri iyi myaka ntabwo naba nkindutse, kandi ntabwo shaka gupfa ndacyafite yindi myinshi, ko ndacyafite ibyo kuvuga. Kandi mu mitekerereze yanjye nuko nzapfa ibindi mu byose narabishyize hanze, ariko no gutayiminga ntabwo ari kuvuga uko ubona. Ntabwo wabyize. Maze gutegura ikiganiro rero muri bwa buzima nakubwiraga bwa mbere ya 2 hari umuntu nari namaze kubupanga uko nzakivuga buriya ejo kuwa 4 dukora, iyo ntajya mu kujagarara mu bintu bya transparency na komisiyo y'amatora bigatuma tudakora. Ejo dukora, uyu munsi nari gukora ikiganiro kuri ubwo buzima bwanjye, ariko kuba ko nari namaze kugipanga, ejo ngiye Sainte Famille mu bya transparency mahurira n'umugabo twabanye ibyumba, nari umwana urumva yari kapitene, ari docteur, nanjye ndi umuntu uciriritse aho kabisa. Ubwo rero ndamubwira tukibonana, ansuhuza nkumbona kuri no mihanda, ariko twabanye ibyumba atuzi ko ntajyaga mbasha kubihuza, ati ntabwo nabonaga wowe kuri kamera, ati nabonaga ari iby'abanyamakuru, ati kandi wowe nkuzi mu bindi. Ntabwo yiyumvishaga ko ari wowe wazi waba uri kuri kamera. Muri iyo myaka nakoraga mu by'abaganga, nawe ayobora serivisi z'abaganga nubwo yari umusirikare, kugira ngo rero kuri no benshi. Kandi urumva ni 9-6-7 imyaka 28 ni myinshi cyane. Rero yambona hano twarahuye twararamukanyije, siwe hamwe atireka tibira nabonaga ari iby'abanyamakuru, ati ntabwo nzi ko ari wowe w'ibyumba. Ubyo nabyo biri muri bwa buzima nyine budasobanutse. Abanzi ibyumba uko nabagaho nabambona hano ku muhanda ni umuntu utandukanye kabisa. So ni muri make nibyo urumva nahise mbimubwira ibyanjye mbivugiraho. Namubwiye nti hari ikiganiro nimo ntegurira agomba kukuvugamo. Narabimubwiye ntwari silbra, narabimubwiye hari ikiganiro nateguye nagomba gukora nkakuvugamo, kuko nabanaga na mushikiwe, ndanamubaza mushiki wawe bite, ambwira aho ari, turaganira bisanzwe. Ndamaze risura cyakora siporo, yari umusaza ukunda siporo cyane n'ubu kandi ubona ko gikomeye. Ambwira nyine atangira kumbwira nawe izindi ziraciyemo, ndavuga nti nabaga nzikurikirana. Ambwira ati burya nabugeze aho njya kwiga amategeko, njya muri ibi ndavuga nti nabikurikiranaga ndabaga mbireba. So ubwo mpita mubwira n'ahandi hantu nigeze gura n'abantu benshi twabanye ibyumba, bambwira bati uko twakubonaga ibyumba twabonaga ko ibi bintu wabijyamo ngo bishobore. Ndanahamwibutsa naho kuko hari ahantu naho mu rugo rw'umuntu babanye mu biturika. Nuko so muri make rero icyo tuzagikora ubundi munsi twita. Oya ni lazima uyu munsi icyo turi bukore, icyo turi bukore hano, urumva twebwe turagutama akantu ko kunywa, urumva yego umere neza. Okay, urakoze. Noneho ibindi tuganirize tumaje gutera imetero. Ikiganiro cyo uzagipanga neza uduha amasomo, yego, ariko tubihuze n'ubundi. Gusa nyine irindi somo rigomba kuzava muri icyo kiganiro cyanjye, ni ukuva muri ubwo buzima budasobanutse ukajya mu busobanutse, none ukajya mu busobanutse kurenzaho. Ntabwo ari byoroshye ubwo budasobanutse. Niyo mpamvu umuntu ugera ukumva wifitiye ka confidence, ukavuga uti ubwo ngewe hari igihe njye nahuranya abantu kaza kambwira ati kandi sha wowe ati urwo rutwe bazarumena, mpita mubwira nti baratinze.
Abagani baratinze. Muri bwa buzima budasobanutse aho niho ruba rwarajanditse. Naho ubu urwabacitse muri icyo gihe kidasobanutse. Icyo niko nkunda gusubiza abantu kuko ntabwo naba nkindutse kimwe. Icya kabiri nkakubwira ngo iyo ari urujanjuka bagutangira ufite 25. Ejo uri sirakubwiye wageze uri mu maboko ataraye. Wavuga ngo agiye kuzimu amaraso 25 urugi kuzimu ngo amaraso. Je 25 nigishaga abaganga. Wowe uri kunywa amaraso uri kujya ikuzimu. Harabambara ya saha bambara ku maboko yombi. Nkimwe barikana yamaze iminsi yambaye ariko tunishimire ko urukiko rwashishoje. Yego kabisa. Rwashishoje nakubwiye ntabwo arenze umwaka kandi barawusubika. Bawusubitse amahirwe ntabwo bawusubitse. Ntawo bashyizeho. 500 nyine. Izo ngizo kandi uriho. Izo ngizo naha ngaha kuziteranyiriza ntabwo byarenze iminsi ibiri. Buriya yanatangiye surprise cyane. Icyo nshaka kukubwira rero. Abantu harimo bari kwambara amapingu bafite 30. Jefite 52. Ntarirangeraho. Reka. Gereza nyigeramo ngiye gutara inkuru no gusura abafunzwe. Urukiko njyayo ngiye gutara inkuru. Nta naho ndajyayo ngiye gutanga ubuhamya. None Karege wavuga ko ari uko wejeje inzira yawe. Gutezajwe. Niyo mission yanjye. Buriya ahubwo ndi mu nzira yo kurealiza iby'Imana yashyiriye ku isi. Ari nabyo byandengeje bya bihe bidasobanutse abangeze iki gihe. Neza guteze. Hari ubuzi tuba njyewe. Ariko biragaragara ko nkurikije umwuka uri hano kuri pano. Yego. N'uburyo abantu bagenda bose baza bantura ibyabo bamwe nkababurira umwanya abandi nkawubona dore nkubaye amasana agomba kuba ndi Rusororo hari koperative y'abademob yari yanyitabaje muri iki cyumweru abantu bagira muri 6. Yego banyatse nimero yawe bose bashaka kugutura ikibazo. Ejo bundi nakiriye we namuhaye isaha imwe n'igice ambwira kuntu umwana we yamunaniye ankurumogi n'abandi abafite abafunzwe bashaka gufungurwa bashyirwa ku ntonde bakazivanwaho ibyo bintu byose abantu bose bakabona ko nibura hari bimwe nashobora. Hari n'abavuga ati nibica mu ijwi rya Karege nibura abantu bararuhuka. Ubwo rero kera umuntu wakoreshaga terimi ivuga ngo wasanga ari cyo twasigariye. Wasanga ari cyo cyatumye rero Imana ari cyo yashakaga akaba ari yaturengeje bya bihe bidasobanutse ikadushyira mu bisobanutse none tukaba turi mu bisobanutse kurenzaho. Ntawamenya. Ariko vraiment ibyo kurinde ntambwe turatera imetero zikagwa mu wabandi tukaramuka. Urubanza rurahari ruzaburanishwa 2026 ko batarishyize muri uyu guye shavye harare. Arewe. Oya iby'intambwe rwose sinirarire mw'abantu mwe ndi umuntu usanzwe iby'abandi bagwamo nanjye nabigwamo ibigusha abagabo nanjye byangusha ndi umugabo ndi umuntu ariko ikibaho ni iki rero nyine ni ikibuga kandi nkunda kwigisha mbwira abantu ngo priorite ni priorite mu muhanda ariko priorite ya hoho ni y'igare ni y'umunyamaguru ni ya moto niya gikumi niya hirigisi ntago zingana kabisa. Umuhanda si wa bose ibyo byose mvuze si birimo ariko iyo harimo hoho iyo hitambutse izindi priorite zirika zose none ariko igare naryo iyo rije umunyamaguru akata priorite ye bonese ari ngo rarinda intambwe wagera muri zebura umunyamaguru akaba priorite turi mu muhanda ariko ifoke umunyonza amenya ko hoho nibyo ni nabyo tugiye kuvuga mu kanya. So muri make iyi introduction ibaye ndende ariko vraiment rwose byari ngombwa abantu abavandimwe tubana hano ntabwo abiza abantu baranyotewe ntabwo ari kubatindira mu magambo mba bikeneye tuba dukeneye kuganira ko ndabizi ko bibanyura. Yego n'abantu baranyotewe ntuzadutindire na za commentaire zazaga zisa naho zigira zagiye zigabanuka niba wenda zitukana zitiyubashye zidafitemo kubahana zitarimo kubahana zigenda zigabanuka ngira ngo abantu bari bazifite bashobora kuba baragiye ku murongo cyangwa bakabona hatari ahabo ubasigaye aho abubahana gusa unazaka gucalenjinga akakubwira ko wenda atabyumva kimwe nawe ariko akabivuga neza akakugira inama byananimba akagusanga inbox ibintu baduha inbox bivamo andi makuru none ya makuru tukayabyaza amasomo tugakora akazi
kabisa. uyu muryango uradanangiye, wa mugani wa nuza wadagana uradanangiye kuko Ubwo vraiment hano turi guserebura 52 ya Karegeya ariko turaserebura 2020 rwose 52 ibihumbi 20 ari n'ikindi ntari buvuge aha manza kitabagwa amahoro imibare ine reka icyo cyo ntabwo nakivuga ariko abumva bacyumvise imibare cyangwa 7 da reka tureke gutinda ahubwo ngira ngo ubushize ku kiganiro twari twakoze ubushize twari twagarutse kuri tweet z'umunyamakuru Samuel Byansi reka aho yakomozaga kuri documentaire yendaga gusohoka, nabonye batukosora ngo ntago ari filime ariko ngira ngo mu bwoko bwa filime na documentaire yitwa filime, siko bimeze yego. So rero ngira ngo finally nkuko twabivuga ko turabanza turebe uko imeze, turebe ibivugwamo, ibyo byarabaye. Nawe koko akomeza tweetinga, abantu bamusubiza, ibintu biba binini. Nayo mpamvu tugarutse kuko n'ikiganiro nacyo ubwacyo nacyo cyagiyeho comment nyinshi cyane Karegeya, ngira ngo nazo ushyireho umucyo zimwe na zimwe izihuriweho navugaho nuko abantu basabaga ngo ikiganiro mu gisibe ngo biragaragara ko muri gushyigikira cyangwa muri gutiza umurindi ibyo Byansi yavuze. Nabone nyaro wo mujyo benshi bari gushaka kubijyanamo bujye babwira ko pana atari ukwikora ariko yagene ngewe reka mbabwize ukuri ikintu numbwira ngo gutiza ikintu nakuraho nicyo nahimbye yego. Naho gutiza umurindi Byansi, gutiza umurindi documentaire si mission yanjye, kuvuguruza si mission yanjye. Icyanjye no gutera imetero harimo iki, hari abandi babishinzwe yego, si byose ariko hari n'izindi nzego zifite imbaraga zo kuba zampamagaraho kujya muri commentaire. None se niba abashaka ko tugikuraho ari abantu 5,000 yego, kikaba cyarebwe n'ibihumbi 30, ubwo 25 ntibarenganye cyane uko rero. Ntabwo ariko bigenda. Nabivuze nabi ushobora kuvuga uti gorora imvugo asaba imbabazi, ariko nabeshye wambeshyuza kandi narengereye inzego turavugana. Ntabwo njya mbihisha, nazo zirabizi cyane, turavugana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nanjye ndi umunyarwanda, ndi umuntu muzima, nshobora kugirwa inama, nshobora kubwirwa nkumva cyangwa nkumvira, sibyo? Kandi nshobora guhanwa nk'abandi nkuko biteganywa n'amategeko, ariko apana gufungwa by'agateganyo. Oya ntibikagera ko ndumva ndabwirwa nkumva. Okay, niyo mpamvu nubu voilà, urakoze cyane, ugitangiye neza. Nicyo ngiye gukora ubu, niki tugiye gukora, ndabizi ko kirimo polemique yego. Content ya biriya biganiro ntabwo reka nanabihe definition yindi. Ntabwo ari nk'uko tubona ijambo rimwe rukusanya ku byavuzwe. Ufite ni uruhererekane rw'inkuru zanditse ziri televize nyinshi. Nawe urumva abanyamakuru bose uko ari 50, buri wese afitemo nk'ebyiri. Ni uruhererekane, ni nka kampanye wa mugani nk'uko leta yavuze ko ari kampanye mediatique. Ni abantu bishyize hamwe ari 50, ariko topic ifite aho ihurira. Byose ni u Rwanda, ni imitegekere y'u Rwanda, ni imibanire y'u Rwanda n'abaruhunze cyangwa n'abatavuga rumwe narwo, ni imibanire y'u Rwanda na Kongo. Byose biturunaho turudosa. None bigahita bigira gute buri muntu mu gihugu cye agakurura yishyira, agakora topic, agakora inkuru ijyanye na situation y'igihugu arimo. Nukuvuga ngo ni inkuru zifite aho zihurira, uruhererekane zasohotse nyinshi hejuru 80%, byinshi byasohotse kuri 28. Amateleviziyo mu Bubiligi hasohotse nk'ebyiri, RFI Manza nabo bafite inkuru, hari n'iyanditse, mu Buholandi hasohoka izindi, nuko ni chaîne nini. Icyo nicyo cyitwa ngewe kuba OGS yaravuze ko ari campagne mediatique. Iyo niyo ku kampanye igari nuko kutibahurije hamwe
kuki batazisohoye niba ari inkuru 50 ngo buri kwezi basohore enye ariko byasohokeye rimwe mbese kumwe byanse bivugaga ati saa moya guca igikuba oya siko ndakoresha guhuza umugambi wenda bo noneho rero ntabwo kuba ngiye kongera kubivugaho ntabwo ari kampanye gushyigikira Byansi ntabwo ari kampanye ya leta kuvuguruza Byansi ntabwo ari ukurwanya Byansi banyumve neza ni muri ya kadire kuvuga ngo aya ni amakuru aravamo amasomo dukore akazi yego nta muryango urimo kuri iki ngiki byo ariko birimo iyo tugeze nituza kugera kuri Byansi na Ntwari imiryango iraza nabonye nawe ubwe n'umuryango we nabo winjizamo sasa rero twagiye cyangwa ubundi Rwanda Classified guko na nimbisobanuye ntago nabona terime ibihuza byose kuko harimo inkuru zanditse izo mu Gifaransa izo mu Cyongereza izo mu Gitaliyani izo mu Cyespanyola izo mu Buholandi bavuga ikihera kira bavuga mu gice cya mu burigi bw'Uburasirazuba ahari igifurama ahari zose zasohokera rimwe bwo ubu hano mfite izirenga 9 dore izi nizo nabashije ni iziri mu ndimi numva noneho rero icyo nicyo bita kampanye mediatique n'ababyita propaganda nabyo birashoboka ko propaganda nayo ni nko gufata akantu kamwe ni nko gukora inkuru ifite ukuri 15% ariko ukagukuririza ugenda ugoreka wongeramo utundi tuntu na interpretation amagambo ukoresha ariko kuremera amagambo ukoresha geste ukoresha bikavamo ikindi kintu sibyo noneho rero iyo kampanye yarabaye koko igihe kiragera yego ubu rero ntabwo rero kubisesengura bifata byasaba ibyiciro tukabaza tukareba ngo ibyiciro reka manze mvuge ibyiciro umuntu yayisesenguramo uyu munsi turareba kimwe ariko byinshi turabicamo ni ugusesengura ngo havugwamo iki icyo ni kimwe cya mbere kuvuga ngo ni ibiki ibirimo harimo abapfuye harimo abahunze harimo abafunzwe babyumvise hanyuma rero muri content nibyo ndaza kureba ndacisha amaso muri zino nkuru ariko ntago ndi bwanarize cyane nagenda ndeba keywords turimo n'amazina y'abantu ubwo ahangaha wari ukiri kuri content ya abapfuye abahunze abafunzwe ibyo turaza kureba muri zino nuza hanyuma ikindi gice wasesengura witonze n'abanyamakuru barimo abavugwamo cyane cyane abanyarwanda John Williams wapfuye Ntwari na Byansi Beka Samuel wahunze nkuko abivuga ni nako bivuga hari naho bakomoza kuri Agnes bavuga ngo yarahunze ariko we nubwo ntaheruka kumuvugisha kuri telefone ntagihamya ko atari mu gihugu aheruka cya kiganiro cyo kwa Rwigara avuga ukuntu ngo Rwigara yatwitse oya ikamyo yakaje guhako yaraguye noneho ngo muhamagara Rwigara ngo genda undebere ibyiyo wageze asanga abaturage bari kuvoma ngo nagame ikibiriti barashira ntabwo ndacyabisabo bishobora kuba ari ukuri ariko icyo nzi cyo iyo zone avuga iyo zone avuga nayo ibaye imyaka irenga 5 kuko ni hagati ya Musha na Kabuga kandi kuva 92 nabaga mu Kabuga ka Musha ntabwo magera ntabwo nigeze numva ngo umuryango wapfuyemo abantu kubera kuvoma essence n'icyo gihe nari mari ntabyo numvise ubwo rero urumva iyo nkuru nakomeza ubaririze buriya ntabwo ari kubarizana narahabaye my dear kandi ntabwo nahabaye bya reja narahabaye banyumva ntabwo wabibonye ubushe turi kwa Fifi baba barabibwiye bon okay ubwo ni igice cy'abanyamakuru bavuga mu nkuru none abanyarwanda babiri noneho n'abanyamahanga bo ni bantu ki yego god hanyuma abatangabuhamya barimo iyo uvuze ngo mu batangabuhamya harimo Michael Rongo ni muntu ki ku Rwanda iyo uvuze ngo Philippe Legends iyo uvuze ngo Judy Vengeance nibuka irindi uko biri kose nabo ni abandi bantu bafite ukuntu igisobanuro abari babitwa ba Eugene Richard wahoze ari
ambasada w'u Rwanda muri Rudasingwa nawe ngira ngo nari mu Rudasingwa Theogene Dr Majoro wabaye na SG w'umuryango FPR Inkotanyi nawe abavugamo bitwa ba Robert Higiro tugakomeza. Hanyuma rero ikindi gice twakarebye ni reaction ubuyobozi bwabivuzeho iki. Habanje gusohoka itangazo ririho ikirangantego riri mu ndimi 3 bavuga bati abo bantu twari tubaze igihe twarabihoreye none barongeye bazamuye umugara barashaka kutuzambiriza amatora barishyira mu Gifaransa mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Bukeye Minisitiri wa Minafete nawe abivuga ku munsi bagombaga kwibuka abari abakozi ba Minafete. Hanyuma bukeye umuvugizi wa leta wa guverinoma wungirije atanga ikiganiro kuri RBA. Hanyuma bukeye hasohoka indi inkuru ya Igihe ijya muri detaye ivuga nabo bantu n'indi y'umuseke. Hanyuma nabonye ikintu indi nyandiko imeze nk'igisigo y'umukozi wa OGS ya Emma Claudine. Ibijya byose n'abayishyize ahantu hose dans moins de 48 heures. Ibyo nabyo byasesengurwa kwabyo ko nataginze Samuel bien sûr nubwo yabikoze nk'umusizi namukunze cyane ariko harimo message ati iyo nza nifuzaga ko nibura buri wese utuye isi yaba yarasuye u Rwanda nk'imyaka 3 mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Nifuzaga ko buri wese utuye isi yakabaye yarageze mu Rwanda igihe jenoside yabaga. Nifuzaga ko buri wese yaba yarageze mu Rwanda imyaka runaka jenoside irangiye. Nifuzaga ko bese kabisa I wish everyone would have visited Rwanda gutyo could understand what. Icyo ni igisigo cya Emma Claudine nawe nubwo yabicishije mu gisigo ariko ni umukozi w'ubuvugizi bwa guverinoma cyane. Urumva izo reaction nazo zifite icyo zisobanura uko zingana ni kirimo. Hanyuma tukaza no kureba ese koko hari n'amanuza kuri Twitter za Byansi abagize ama reaction abinjira mu buzima bw'umuryango we abamurwanya abamutuka abagira gute. Hari n'uwamubwiye ati ari umuntu wahoze hano mu manzango ari mu buyobozi bw'umujyi wa Kigali yavuze ati sha utangiye umuruho. Abandi baravuga ati ese wowe urushye muke. Abandi bakavuga hari naho nabonye bavuga ngo umugore ngo umuryango kwa se kwa Byansi ngo bajye kuzana uriya mwana ngo washatswe n'ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Please nabibonye nabyo babivuga Byansi uriya mwana ngo bamuhururize yego Byansi wagarurwe mu Rwanda. Byansi byarimo arabizi cyangwa ntabizi n'abari kumutuka baramuzi cyangwa ntibamuzi. Icyo nzi cyo Byansi si umuntu wari woroshye aha. Turaza kumugaruka we na Ntwari ahubwo twibaze ngo ubundi yabacitse ati ko yari kwibere yarivuyeho ati mwamucukije mute ese yikuye ku mata agiye gushaka mayoneze. Nanjye ibyo nibaza icyo nicyo cyaba kibazo kuko Byansi ntabwo ari umuntu wakoze itangazamakuru ryo mu Rwanda ahangayitse. Ibyo arshifo yakoze kuri RBA yakoze kuri TV10 yakoze kuri Royo ashinga ntuza ntabwo yategaga moto nubwo ntwari bamugonze ari kuri moto Byansi ntibyashobokaga kandi nabwo ntiyagendaga muri ya modoka ipampara yari bemuwe. Kuki umuntu nk'uwo ari ugera aha naha abantu bagatangira byagenze bite nabo bibaza niki cyabaye. Voilà ese nuko ese ni ya Byansi yabaye indashima cyangwa bamucunga bamucunze nabi ko nta kintu mbona Byansi nta kintu yarabuze hano. So utararengaho rero yego Byansi Samuel Beka akiri mu Rwanda yakoze ikiganiro kuri Ukwezi TV agaruka kuri uyu Ntwari William aramuvuga koko oya buretse gato nyine aho ngaho ikiganiro nyamukuru turaza gukora kuri Byansi na Ntwari. Ese ni bantu ki babanye bate? Ese koko operation yo kujya muri Kongo barayikoranye? Ese baje guhuzwa n'iki? Ariko sindija muri detail yacyo. Banza ukivuga ariko aho none ashaka kugira ngo nabanza guca ku mayange kuri ibi birimo hano. Okay.
ntacyo content ariko ntabwo ndabanyisesenguye ndagira ngo abantu bumve uburemere bw'iki kintu. Iyi nkuru ya mbere yasohotse ku itariki 8 z'uku kwa gatanu ivuga by the way bamwe mu banyamakuru ari nabo nzi, iyi niyo ivugamo ku bijyanye na peacekeeping, aho Eugene Richard Gasana agira ati wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda muri UN, the Rwanda peacekeeping program is very very vital for the regime. It gives them credibility and makes them indispensable. Ahangaha urumva ko Gasana aragerageza kuvugira u Rwanda, niko navuga, aravuga ati ubutumwa bw'amahoro bwo kugarura amahoro mu bihugu ni bufite ni inkingi ya mwamba ku butegetsi bwa Kigali, kubera ko ubutumwa bw'amahoro buhesha u Rwanda icyizere no ikanireka ko rudahari ibintu byadogera. It makes Rwanda indispensable. Rudahari byadogera none si byose iyo yasohotse mbere ho gatoya. Akavuga ati this same peacekeeping operation was partly funded by EU. Union Européenne niyo ifinansa ubutumwa bw'amahoro miliyoni 20 z'amayero, miliyoni 20 z'amayero. Union Européenne ubu bari muri process yo kubivugurura, perezida w'igihugu cy'u Rwanda bigize mu ruhare. Iri ni ijambo rya Eugene Richard Gasana, sibyo? Miliyoni 20 z'amayero Union Européenne iteramo inkunga umushinga wo kujya mu butumwa bw'amahoro ku ngabo z'u Rwanda. Hanyuma iyi iravuga iti iragaruka ku mfu z'abantu. Nakubwiye ngo muri content wise mu bivugwa harimo abapfuye, abahunze n'abafunzwe. Aha rero bagaruka ku mfu zabaye muri Afrika y'Epfo, bagahera ku mwana witwa Thomas Ngeze, mwene Ngeze Hassan. Ngeze Hassan baramuzi, yari umunyamakuru wa Kangu wakangura yegura. Ngeze Hassan akaba yarakatiwe, umwana we akaba yarari muri gahunda yo kuvuga ngo amusabire bayamurekuye kubera ko imyaka yakatiwe 35 ati wenda yaba arekuwe. Urwo ni urupfu rwa mbere Thomas Ngeze. Bakavugamo undi wari umunyamategeko wabo, umwavoka w'umuryango wa Ngeze uba mu Bubiligi, Bruges, witwa Peter Jan Stalens, nawe ajya ku investigatinga urupfu rwo ni nk'umukiriya we. Thomas Ngeze apfa autopsy yagaragaje ko ashobora kuba yiyahuye, ariko basanga no mu maraso ye ngo harimo quantité y'urumogi. Hanyuma uyu Mubirigi wagiye gukora investigation ku rupfu rw'umukiriya we urwo yapfuye yahiriye mu modoka. Ariko hakaba umuntu waje watanze ubuhamya muri video nabonye kuri televiziyo y'Ababirigi, avuga ati yasanze ikirenge cy'uyu mwavoka kiri hanze y'imodoka yahiye. Bikagaragara ko uyu mwavoka ashobora kuba yariciwe hanze y'imodoka, bakamushyira mu modoka bakayitwika. Ivyo de investigation ibyo barabivuze. Hanyuma bagatanga ubuhamya, bitwa ba Etienne Mutabazi ba muri Afrika y'Epfo, bitwa ba Daniel Sengimana, bavuga ku mibereho y'abanyarwanda ba muri biriya ubwo bahuzaga na cya kintu kivuga ko aburetse uranyibukije. Ufite content wise Rwanda classified ni impanga ntago byavukiye rimwe, ni umuvandimwe, ni sibling bajya guhuza imico na Joyner Sordai na Untold Story. Byose bijya gusa, uko ari bitatu bijya gusa, Rwanda Untold Story. Kandi Sordai ni ya wa wundi baherutse kusubirizayo ikanurwa Human Rights Watch, yitwa Clementine de Monjoie, nawe hanavugwamo. Urabyumva? Donc ni nka continuité ku buryo iyo
bivugwa nabwo reaction ya Byansi nayo nibwo twahise tuyibona. hari icyumweru se cyari cyashira uyu mudamu bamwirukanye ku kibuga nta cyumweru cyurashira ashobora gusanga nawe ari nibyo yarajemo sinamenye cyane, ariko nshimira ubuyobozi kuri reaction bagize bagera kuri izi document. Hanyuma iyi nkuru ikongera ikazamo Rusesabagina Paul Rusesabagina avuga ngo no one can silence me, nta wancecekesha. Aho agaruka nawe ku byo muri Afurika y'Epfo akavuga ku buryo ibyo guverinoma y'u Rwanda yasubije ya televiziyo yabicishije radio television belge français manza ari français RTBF bavuga nyine ukuntu ibyo abavugizi ba leta y'u Rwanda basubije ku rupfu rwa Thomas Ngeze na Stylens wa mwavoka we, banavuga ko ibi biri mu byazambije dosiye ya Karega. Aba Ngeze, Stylens na Colonel Patrick Karegeya, imfu zabo bantu ko ari batatu nizo zatumye ababirigi batakira Vincent Karega nka ambassadeur. Parce que urumva aba babiri ni ababirigi kandi bapfuye ari we ambassadeur muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe reaction yabaye nuko aba staff ye bahise bayigarura bayohereza mu Rwanda, ariko agumayo. Ababirigi rero ako kantu baracyakubita gataki ku kantu. Twajyaga tubyibaza, yego nyine bavuze ko ngo abanyekongo ngo bagiye mu mihanda ya Buruseli, nabyo byaba byo kuko Kongo kwibanye n'Ububirigi si ku Rwanda rubanye nabwo, ariko akangaka kaba abantu nibwo kagaragaye kangeze n'uyu mubirigi wundi. Yego. Hanyuma hari aho bavuga ko ambassade ko mu Bubiligi hari abatasi benshi ba leta y'u Rwanda biyita abopoza, ariko ari abafeke les faux opposants biganje mu bushoferi. Akako nanjye nkaziho nkaziho ku buryo, ariko wibuke ko njyewe reka nkubwire oya reka bivugira njyewe njya mu Bubiligi 2019 navuye hampawe recommandation y'umushoferi uzantwara, yihawe n'umuntu w'inshuti yanjye w'umufamili. Ngezeyo ubwo ni uwa mbere wari umumpaye, ngiye gusura umuvandimwe wakoraga kuri ambassade y'Ababiligi y'u Rwanda mu Bubiligi. Amaze kutwakira ahamagara umushoferi, sanga ni wa wundi navuye hano bampaye. Turagenda umunsi umwe tujya gutamira akantu aho bita Doracroix cyangwa Clemenceau biregeranye, nabwo tugiye gutaha uwansengereye ahamagaye shoferi haza wa wundi n'undi style. Urumva umushoferi ubwe namumenye mu buryo burenze butatu. Ibyo ndi kuvuga ni ibyasohotse mu nkuru ya ntuza ya RFI yanditse ivuga ngo mu Bubiligi huzuye abakorera leta y'u Rwanda bakoreshwa na ambassade biganje mu bashoferi. Icyo ndagikeka ntabwo nzimuye. Hanyuma indi nkuru yasohotse inyinshi ni za 28 kuri Samuel Byansi Beka bavugamo ukuntu we na Ntwari bagiye i Goma. Iyi niyo ndaza gusorezaho kuko niyo nihatse byose. Iyi ndi nkuru zose ari kuri 28 bati Rusesabagina interview irambuye bagiranye na Rusesabagina ufatwa nka human rights activist. Ati baramubwira ati ko wafunzwe imyaka 2 n'amezi 7. Ubwo ndavugamo duke zabigarukaho. Urabyumva gute iyo period yibutse wumva umeze uti? Ato nukuzimu siko yavuze it was hell nukuzimu, being tortured every day. Gutocaringa ubwo tabyita gwiki, ariko avuga ati buri munsi nicwaga urubozo. They tied me up, baramanitse. They hit my whole body, umubiri wanjye wose barakubitaguye. Ibi ni byavuze. Hanyuma while you were in prison barabaje ati Amnesty Forbidden Stories and Amnesty International
published bavuga ati igihe wari muri prison Forbidden Stories iyi yakoze Rwanda Classified na Amnesty International bakoze inkuru ku mukobwa wawe Karine Kanimba ko yumvirizwa kuri Pegasus. Impamvu akanakazanye Forbidden Stories yo ishobora kuba ari nshyashya ariko Amnesty International hari ibintu abantu baba bagomba kwibaza, uriya navuze mu batangabuhamya witwa Philippe Regency muri 91 yego ari mu baburaniraga ibyitso we na Monameka Stanislas inkuru ndayifite kopi cyo ni kimwe. Icyo gihe baburanira ibyitso mu bantu 10 harimo 8 bakatiwe urwo gupfa. Uri kunyumva? Tondese bamaze gukatirwa urwo gupfa, Amnesty International niyo yandikiye guverinoma y'u Rwanda yari iriho Perezida Habyarimana, Ministre Mugemana Jean Marie Vianney, bandikira uwari procureur icyo gihe, ntago ndi kwibuka ariko byose ndabifite nabikozemo documentaire nubwo itasohotse kuri ya channel nigeze gushinga ikagira ibibazo. Iyi documentaire ku byitso ndagomba kuyikora. Hanyuma nanone tubwizanyije ukuri, uwaburaniraga ibyitso, uwavanye ikihano cy'urupfu ku byitso, ubu nibo uri ku against aha aho rero baravugwamo hano kandi nanuza erega ndaza kubigarukaho ningera kuri Ntwari. Hari ahandi numvise manza ari kwa Kenisi bamuninga bari basa naho bunamira Alison de Forge mu kuri Sainte Famille ko bivuga ko ariho Ntwari, ndaza kubigarukaho buriya Kenisi nawe yamfashije ko bivuga ko ariho Ntwari yaba aratangire network no gukorana n'imiryango baba nkaho muri Chris. Alison de Forge nawe muri periode ya 90 kugera 94 yari Somambike. Hari n'undi witwaga Jean Marie Hélène niyo yaraguye muri Côte d'Ivoire, niyo yaraguye mu ndege simbyibuka. Uwo niyo yageze avuga ngo la ville d'Onkanka est tombée dans les mains des rebelles. Nkankura kazi naga centre kabiri hirya za Munyaga kutuzu nka dutanu twakonoshe. Abo bose iriya periode bari we hanyuma kuri iyi saha hahindutse nde ikibazo hagati ya Sheri Shushu hahindutse nde. Aho rero abandimwe mujye mumbabarira n'amasomo good. Aha, Rusesabagina, human rights activist, bati before his arrest in prison, Paul Rusesabagina says he received several threats. Avuga ko mbere uko afatwa mu Bubiligi yahoraga abona za menace. Arandika ati nabaye umwanzi gica, nabaye ikibazo gikomeye kuri Perezida w'u Rwanda kuva nasohora muri 2004 kuva nasohora Hoteli Rwanda ya filime ye. Ati nkabahabwa n'igihembo na George Bush. Nago ndenza aho ngaho. Arongera ati either you are ati wawa ya continuity nakuvuga ngo join us or die. Sesagina ati either you are with him Perezida w'u Rwanda, okay, uhitamo kuba ku ruhande rwe, kumurwanya bivuga gupfa. You are a dead person. Okay, either you are with him or if you are against him you are a dead person. Ibyo ni bya Rusesabagina. Urumva si join us. Ni join us igikomeza. Join us or die. Hanyuma Rusesabagina hana kavuga ati ati I will never allow my enemies to see me changing. The very time I change, I'll be pleasing them and I'm not ready to give that gift. Akavuga ati akasabutwe sha ati sinzigera na rimwe nereka abanzi banjye ko nahindutse. Ati ngihinduka bazahita bishima kandi sinshaka, ntago ndi tayari kubaha iyo gift, iyo mpano
guhinduka kwa Rusesabagina egari guha impano abanzi be kandi ngo ntashaka kubaha iyo mpano. Ngibyo abantu bagiye bumva. Hanyuma bati bamaje ku matora rero dore handi ubuvugizi bwa leta bwabonye buvuga bagiye kudurumbanya amatora yacu. Baramubaza bati in July is Rwanda is organizing a new presidential election, what do you expect? Abati to me ati kubwanjye amatora yamaze kuba. Ati mwebwe nimugira ubwoba bw'amatora umuntu atsinda kuri 98 n'ibice 79%. Mwebwe murabyimagina, can you imagine? Ati uzi kuntu yabigereranije yavuze ngo instead of stealing 1 kilogram he steals the whole bag of 100 kilograms. Ati aho kwiba ikiro kimwe yiba umufuka wose wa kilo 100. Nakasa mutwe. Okay, manzo ndimo nshaka ndi hafi gusoza. Harizo ntari burebe izi ntago izi reka nzihorere n'ubundi ntago nazicishijemo amaso. Noneho reka ngaruke kuri izi ebyiri zivuga kuri ntwari tugana ku musozo. Mwakoze cyane amamaza. Ibyo bintu ko arakasa mutwe. Anyway, amagambo meza reka abantu banyumve impamvu abantu bose banyumve abankurikiye abakunzi bacu ntabwo ndiho kwamamaza ibi bintu ariko harimo iki ibintu se bisohoke duceceke ntabwo byashoboka birimo iki cyasubizwa gite ukuri kurangana iki harimo ubushize soza ikiganiro yavuze ngo ubuvugizi bwa leta bugerageze bubwira abanyarwanda n'abakurikiye bashobora kurangazwa n'ibi bavuga ngo dore ibirimo by'ukuri dore ibigoretse dore ibihimbano sibyo se ariko ngi kubwanjye kubivuga niba nta wavuze ko yapfuye ariho niba nta wavuze ko afunzwe ari iwe niba wavuze ko yahunze ari mu Rwanda igisigaye no kuvuga ngo ese circonstance runaka kanaka yafunzwe niki kanaka yahunze kubera iki kanaka yishwe niki dore urubanza ibyo nibyo dukeneye ariko babirimo kameme kuba na reaction sinakuretse reaction zigera muri 5 cyangwa 6. Inkuru ya Igihe, ijambo rya Dr. Vincent Biruta, ikiganiro cya Mukurarinda na statement y'ubuvugizi bwa guverinoma. Ibyo yose n'amareaction ariko ntago binjira ntago basa naho binjira in deep ntago bashaka gusubirikanya n'abariya. Ariko ni byiza ko batanga ihumura abantu ntibayobwe n'aba turi mu mwuka w'amatora ariko no kumenya ngo kuki biyoruganije kuri bene aka kageni ariko Vincent Biruta yawe yabivuze avuga ati aba bari inyuma benshi nabafite ipfunwe ry'ibyabaye mu Rwanda barebera cyangwa afite ipfunwe ry'uburyo u Rwanda ruri gutera imbere u Rwanda rwo kurugirisha ari birashoboka nanjye icyo cyo nacyemera ahantu ntakunze nuko Rudasingwa yavuze ngo ngiriya Kigali umuntu ishashagirana ngo n'ubutunzi bwa Kongo shangiye ku bwanjye umpaye akanya ngo musubize navuga nti ahubwo dufite abajura beza niba batajyana iwabo bakatuza niba biba bakoresha imihanda uwo muntu uwo ntabwo nakwasa yarimo kuvuga ngo dore igicebe gutese bibaye ari byo ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo ariko icy'ingenzi nuko ntabwo nawe ubwe bashaka gusesengura n'iki nyine wumvise ijambo rya Eugene Richard Gasana ukumva n'ibya Rudasingwa hariya nta nahamwe avuga ko umuntu ku giti cye asahura igihugu ashyiriwe yavuze ko ari igihugu gisahura ikindi kikungahaza kugira ikibazo ubwo buyobozi binabaye byo ntabwo nzi ukuri kwabyo kuko imihanda nzi ko iva mu misoro yacu Rwanda Revenue turasora abantu barakora baragashishikara ariko binabaye icyabi ikibazo ni ukuvuga ngo dore uzi ko speaker w'i Bugande ari gukurikiranwa ngo inzu iyi itangaza ikitabashwa afite mu Bwongereza none twebwe Rudasingwa aravuga ati ibyo biba Kongo babikoresha imihanda yo mu Rwanda ati iriya mikindo kuri iriya suku mwumva ya Kigali nibyo basahuye Kongo ntacyo niba ari igihugu gisahurira igihugu gisahura ikindi gishyira mu kindi ntacyo
bitari abantu ku giti cyabo byaruta nubwo atari byo ariko byaruta urumva bitandukanye na statement yari kuvuga ngo dore ministre kanaka cyangwa se guverineri wa banki atunze ibi n'ibi yibye Kongo ariko bavuga ngo dore ibi n'ibi iriya mihanda mureba ari za convention ni ibisahurano bipfa kuba biri muri Maria Uma ni mvuga ngo ni imari rusange y'abanyarwanda ihuriweho aho rero statement yari kuza ibitwerera umuntu ku giti cye no kubitwerera igihugu biratandukanye byaba byo bitaba byo ariko dudemo shwazire umwenda kwiba wikungahaza no kwibukungahaza igihugu biratandukanye good amamaza so niyo travel rero iragufasha cyane ku bijyanye no kuba ushaka kuba wajya hanze kwiga gukorerayo cyangwa se no mu bundi buryo bwose bwo gutuma ujya hanze niyo travel icyo bagusaba nta kindi dokima zawe ubundi bakakubwira bati tuza utimaze twe tugiye kubikurikirana ubundi baguhamagara bakubwira bati urira indege siko gahunda imeze yego nta kindi so rero basanga muri Centenary hariya mu mujyi cyangwa bahamagare 0788 30 kimwe nuko rero ushaka gusoza inzu yawe cyangwa se ushaka gukora finissage ku nzu zawe ushobora kugana ku Ikaro Plaza Karo rero igufasha mu kuguha ibikoresho byo kubaka ariko kenshi na kenshi ibirangiza inzu kugira ngo ise neza kuyirimbisha amakaro amarangi rangete bindi nyine bituma inzu iba fresh so rero ni ari Remera mu Giporoso rwose munsi ya station iteganye na gare ushobora kuhamagara kandi nabo kuri 0783 magana 50 46